Turabasuhuje bene data bakundwa mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha mu gihe nk'iki, mu gitondo nk'iki. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Wowe ukurikiza isengesho rya saa 9 turagushimiye. Umugisha n'amahoro nibibane nawe. Turashimira wowe wakanze subscribe, turashimira wowe sharinga, turashimira wowe udahema kudukurikira uko bukeye uko bwije. Turashima umuntu wese Imana imuha umugisha. Adusoma ijambo ry'Imana ryo gusenga cyo kugira ngo uyu munsi yasaze kubana natwe. Turasoma urwandiko rwa Yakobo ni igice cya mbere umurongo wa 5. Haranditswe ngo ariko niba hariho umuntu ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. 6 ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe bakozi b'Imana. Uyu Yakobo ni mwene se wa Yesu, niwe wanditse aya magambo ayandikira itorero. Iryo torero ni twebwe, ni wowe wumva, ni weho wumvira. Aravuga ngo ariko hari kuri 5 aravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwubuze ubwenge abusabe. Burya hari igihe umuntu akora imirimo ariko akayikora nta bwenge, ku buryo ujya kumva umuntu ari kuvuga ngo uriya muntu nta bwenge agira, ngo niba afite akazi ngo nta kazi agira mu bwenge, ngo imirimo akora nta kazi agira ate, ngo ntabwo ayigira mu bwenge. Ariko Yakobo yaramuhuguye aravuga ngo ari igihe ukora ikintu ukagikora udafite ubwenge, ugacuruza udafite ubwenge, ukiga udafite ubwenge, ariko aravuga ngo usabe. Haleluya, haleluya. Usabe wizeye udashidikanya, ngo kuko ushidikanya ameze nk'umuraba uri mu nyanja, ameze nk'umuraba uri mu mazi, ameze nk'umuraba uri mu nyanja. Bene data bakundwa, iyo usaba ugomba gusaba wizeye ntacyo ushidikanya. Niba wizera kuko ugifite imyaka yo kubaho ukabyizera utazi kuzamara nicyo cyumweru nuko kwezi uri mutazi kuzakumara, ariko ukizera kuko ukavuga ati nyuma y'imyaka 5 nzaba ngeze kuri iki, kandi mu by'ukuri kuri orere yawe mu buryo bw'Imana ntabwo yenda iri gukorera nuko kwezi kurakumara, ariko wowe uyiremamo icyo cyizere, ni ukwizera ubwo ufite. Haleluya. Uko kwizera niko ni kugira ngo rero uvane muri ibyo by'imyaka utangire noneho ubushyire no mu buryo bw'umwuka, uvuge ngo ari kubundi gukizwa binaniza iki, gusaba nizeye binaniza iki, kuvuga Yesu ushize amanga binaniza iki. Wewe ugatekereza ukabikurura, wamara kubikurura ukabishyira ku munzani. Haleluya. Warangiza kubishyira ku munzani ukabiha agaciro, wamara kubiha agaciro, haleluya, haleluya, ugatangira kubyizera mu izina rya Yesu. Iyo wizeye rero ijambo nk'iri, Yesu akabona ko waryizeye, atangira gukora. Haleluya. Niyo mpamvu utangire ureme ikintu cyo kwizera muri wowe, kwizera gufatika. Abaheburayo, haleluya, haleluya, narahasomye, haleluya, haleluya, nsoma igice cya 10, igice cya 10 cya 11 umurongo wa mbere harambwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imana itugirire neza. Uko kwizera rero ugomba kukuzamura, niko Yakobo yavugaga, ni ukwizera ibyiringirwa, ntushidikanye. Niba uri gushaka akazi ntushidikanye, niba uzi ko wadepoje ukavuga ngo uko byagenda kose ngomba kubona akazi mu izina rya Yesu, ukizera. Niba wizeye kuko wadepoje nyine, ukizera kuko uko byagenda kose mu badepoje ugomba kubonamo akazi, ongera wizere, ureme icyizere. Icyizere rero, haleluya, umuririmbyi yaravuze ngo ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande? N'umwuka wihoraho. Umwuka wihoraho niwe uduha ibyo byiringiro. Haleluya. Ibyo byiringiro rero ndagira ngo nkubwire ngo nasomye ijambo rirambwira ngo ni nk'igitsikamutima. Haleluya. Data rero icyo agukeneyeho ni ukongera kumugirira icyizere. Icyo ugiye gukora cyose ugira icyizere. Uyu munsi niba ukeneye Yesu,
mwizere. Niwizera ko azakurinda ibyago azabikurinda. Niwizera ko azajya kurinda mu majya no mu maza azakurinda. Niwizera ko akugiye gucuruza uri kugashidikanyaho ukavuga ngo data simfite ikindi kintu nizeye, sinizeye imiti bandangira runaka, byandi bavuga ngo uzagenda ukenyeye, byandi bavuga ngo nujya ujya kuvuga ngo uzabanza ubikoreho. Oya, nizeye ugendera muri twe kuko abirusha byose iki? Abirusha imbaraga mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana ariko wongere ugarure kwizera mu izina rya Yesu. Kwizera udashidikanya. Haleluya, haleluya. Kwizera ubigarure muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko Yakobo yatinyutse, haleluya, haleluya, akavuga ngo ariko niba hariho umuntu ubuze ubwenge abusaba Imana. Iha abantu bose itimana, ntabwo Imana irobanura. Iyo ukeneye ubwenge data arabuguha. Data akeneye abantu bamusaba ubwenge mu gihe nk'iki. Data akeneye abantu bamusaba kongera kugaruka mu bihe bya mbere. Data akeneye abantu bongera bakagarura bya bihe by'ibyizerwa, bya bihe byo gusenga, bya bihe byo gufasha, bya bihe by'urukundo, bya bihe wumva bigenda binamuka, bya bihe byo kubyuka ugasenga, bya bihe byo kujya haleluya, haleluya, ujya mu kazi ufashe iminota basi 30, ufashe iminota 30 ugasenga. Ibyo bihe Yesu arabikeneye ku buzima bwawe. Kadusenga Imana. Garura ibihe mu izina rya Yesu. Garura ibihe byo kubana n'Imana. Yesu aguha umugisha wewe wumvise mu izina rya Yesu. Kadusenge. Mana data wa twese, Mana yo mu ijuru, turagushimira neza yawe data, turagushimira imbabazi zawe. Tawa twese Paulo yaravuze ngo data, haleluya, haleluya, ngo ndaterana ibipfusi ariko simusha, ndasiganwa ariko sindi nk'utazi yonja. Turasenze data. Yakobo aratuhuguye aravuga ngo ariko niba hariho umuntu ubuze ubwenge nabusabe Imana itimana. Haleluya, haleluya. Iha abantu bose igitishama. Haleluya, haleluya. Turasenze mu gihe nk'iki, turasenze itariki y'uno munsi, wongere ukore operation data, wongere ukore ikintu gishya data, wongere ukore ikintu kidasanzwe mu izina rya Yesu. Yaba mu buryo bw'umubiri Mana, yaba mu buryo bw'umwuka Mana, aragushaka mwami Mana, nibo bazakubona. Data wa twese turakwingize mu izina rya Yesu. Hembura umurimo wawe Mana, hembura umuntu wese ukumvira ijambo, hembura umuntu wese ugukeneye mu buryo bw'umwuka, hembura umuntu wese ugukeneye atagukeneye mu buryo bw'umubiri gusa, akeneye mu buryo bw'umwuka ko ari byahinduka, akeneye ko ari ingero z'umugisha wamuha, akeneye ko ari vuga butumwa ryo mu mugisha wamuha, akeneye ko ari akazi k'umugisha wamuha, akeneye ko haleluya, haleluya, ibyo biganza byo birageje gukora wabiha umugisha. Ndasenze n'inginga Mana, ndasenze n'inginga Mana, nirukana imivumo ya kera, nirukana imivumo ya karande, nirukana imivumo y'amarozi, nirukana imivumo yagiye dutera, nirukana imivumo yagiye itera abantu batagiye bihamagarira mu izina rya Yesu Kristo. Nirukana imyuka y'urupfu, nirukana imyuka yo kudake, yo yanyatsi ya karande, inyatsi y'igisekuruza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana ndakwinginze, uyu munsi ndagusabye, uyu munsi ni kuwa kabiri, ndagusenze mwami, rambura ukuboko kwawe, rambura ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Utegeka abatwezi n'abarozi, utegeka abapfumu n'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi beshe kubera umugisha, uku kwezi beshe wakuboneramo ibyiza, uku kwezi beshe wakuboneramo urukundo, uku kwezi beshe wakuboneramo ibyabo byari byaranyazwe mu izina rya Yesu Kristo. Warunanijwe, ibyari bimunanije byose bikubise hasi, abumwuka yigendeye, ndasenze ngo umwuka agaruke, abumwuka yatwawe. Haleluya, 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 aramutakaje, ndasenze ngo bagarure uwo mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Baramburira ikiganza, baramburira ukuboko kwawe Mana, ndakwinginze, ibitari guhinduka bihinduke, indwara zidakira zikire. Mwuka wazinze ngo abakobwa, mwuka wazinze abasore, mwuka wazinze akazi, mwuka wazinze imibereho mishya, mwuka wazinze ababyeyi, mwuka wazinze abantu ku gisasiro, mwuka wazinze abantu muri gereza, mwuka wazinze abantu mu bitaro, mwuka wazinze abantu mu rwangaro, mwuka wazinze abantu mu bihugu bitari by'iwabo Mana, bagiye babura mwami Mana data wa twese pasiporo. Ndazisengeye mu izina rya Yesu. Ndasenze ku muntu wese umwongere, haleluya, haleluya, aya masaha yongere, izina rye ryibukwe, izina rye ryongere ryandikwe, izina rye ryongere rigira agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mana, hari abakeneye kwiga, abo turabasengeye, hari abakeneye kujya mu kazi, abo turabasengeye, hari abakeneye kujya mu mahanga, abo turabasengeye, hari abakeneye kubagaruriza ibyabo byanyazwe, abo turabasengeye. Turasengera umuntu wese operation y'Imana nimugereho, uburyo bw'umwuka nibumugereho, uburyo bwo gusenga, uburyo bwo kuganira mu izina rya Yesu Kristo.
Mana ndakwinginze dukureho umuraba wo mu nyanja, dukureho gushidikanya, kuko gushidikanya data ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Turasenze mu izina rya Yesu, kureho abantu bagiye bahunikira, kureho abantu bagiye basinzira nk'abapfuye, nk'uko Bibiliya data wa twese iravuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutotsi we, kandi ukuzuke Kristo abone uko akumurikira. Ndakangura abari barasinziriye, ndakangura impano zasinziriye, ndakangura amayereko yasinziriye, ndakangura ivugabutumwa ryasinziriye, ndakangura ubucuruzi bwasinziriye, ndakangura akazi kasinziriye. Haleluya, 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 haleluya. Aya masengesho mwami Imana abayumva bagirira umumaro, abayumva bagirira umumaro, abayumva bagirira umumaro, abayumva bagirira umumaro. Ubavubira imvura nk'uko Umuririmbyi wa 32 mu gushima yavuze ngo tuvubira imvura nk'uko wasezeranye. Hahoze hagura urujojo, urwo rujojo turarukeneye, urwo rujojo turarushaka, urwo rujojo rw'umugisha, urwo rujojo rw'imvura, urwo rujojo rwo mu biganza. Haleluya, haleluya, haleluya. Urwo rujojo rugere ku bana bari muri exame, urwo rujojo rugere ku bagiye gukora exame. Mu izina rya Yesu Kristo uzatanga amanota, uzatanga amanota, uzatanga amanota. Mu izina rya Yesu Kristo uturinde kuba imbata za Satani, uturinde kuba imbata z'abatwezi. Mu izina rya Yesu umuntu wese wari warabaye imbata y'ibyaha ndamusengeye, ndamubohoje, ndamusabira agakiza. Yohana yaraje aravuga ngo ndijwi ry'urangurura nimutunganye inzira z'Uwiteka, aravuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ndasengera umuntu wese ukeneye ubwami bwo mu ijuru, ndasengera umuntu wese ukeneye kwihana, ndasengera umuntu wese ukeneye umugisha, ndasengera umuntu wese ukeneye kwigizwa, ndasengera umuntu wese ukeneye gukizwa, ndasengera umuntu wese ukeneye kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Mu izina rya Yesu Kristo ahari hose Mana akaba umaze imisa gutekereza, akamaze imisi atekereza urukundo wamukunze, akamaze imisi atekereza uburyo wamugirira imbabazi, akabatekereza uburyo wamugarukaho. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Data ndagushimye, data ndagushimye, aya masaha ndagushimye, ngushimiye kuri Imana, ngushimiye kuri umutabazi, ngushimiye kuri umurengezi, ngushimiye kuri umuvugizi, ngushimiye kuri itara, ngushimiye kuri ubwugamo, ngushimiye kuri byose, ngushimiye kuri umutabazi, ngushimiye ko ari benshi ugiye gusanzamura. Abagwaye ipyiko ndabasengeye, abagwaye imigongo idakira, abagwaye diabete, abagwaye imivuduko, abagwaye imitsi, abagwaye imitwe idakira, abagwaye amaso adakira, abagwaye amenyo adakira, abagwaye ibikanu bidakira, abagwaye mu gatuza, abagwaye asima, abagwaye imivuduko. Mwami Imana abo turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Usaba wese ntacashidika umuhe mu izina rya Yesu. Abafite inda zikunda kuvamo ndasenze ngo baremere umwana, abafite inda zitigeze zibyara nibabyare mu izina rya Yesu. Abagiye banyagwa ibihe bya mbere ndabigaruza mu izina rya Yesu Kristo. Abanyazwe ibihe byo gusenga, abanyazwe ibihe byo kuganira n'Imana, abanyazwe ibihe byo haleluya, haleluya, ababonye akazi bakibagirwa, abo turabasengeye. Bagiye banyagwa ibihe bya mbere, bagiye banyagwa ibihe by'umwuka, bagiye banyagwa ibihe by'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Turagushimiye kuri Imana, ngushimiye ko ari byinshi ukoze, ngushimiye ko ari byinshi ugiye gutanga. Imana kuzikureho mu izina rya Yesu. Abari gukora umwuka, abari bafite impanuka zose zitagaciro, abo Satani yateze imitego, babandi bagenda badasenze, bibukije gusenga, bibukije kumva isengesho kugira ngo bagenderere Mana mu izina rya Yesu. Urakoze, bakiza ibyago, ukiza umuntu wese. Urakoze kuri isengesho rigeze kuri benshi kandi igiye guhindura imitima ya benshi. Urakoze Yesu, mu izina rya Yesu. Ni wowe twizeye kandi wowe twiringiye, none iteka ryose urakabyara gahoraho igihe cyose. Ukomeze urundi ubugingo bwa benshi Yesu. Amen, amen.